ariko nyine umva ni n'umuntu bari kubona wenda nk'umukongomani bari kubona asa neza nyine kwa kundi umuntu aba afite nk'isura nziza bahita bavuga ati ni umunyarwanda, nawe bakamwica bamuziza ngo ni umunyarwanda kandi atari n'umunyarwanda, bakamwica nyine gutyo gusa. Nk'ejo ari video nabonye y'umugabo nyine w'umunyarwanda nyine ntabwo ari nta Kinshasa, i Lubumbashi, bamukase igitsina bamubona ko ari umunyarwanda. Man, ndavuga nk'abo bantu bari gukora ibi bintu kuko umva ndakubwiye ngo nanjye babimenye ko ndi umunyarwanda ubanze nanarara ndiho. Wanaanza bomola mabutiki y'abanyarwanda, polisi natasharge Mungu, polisi butiki y'abanyarwanda zote zinaanza pigiwa masasi, majiwe. Oui. Hii gari hii banapata mu Munyarwanda, njo banasema ule Munyarwanda ashuke. Banamulomba karte. Ile gari wanapata mu Munyarwanda, banasema ilikuwa anashuka, kama ashuke mule ajabu sana. Yes, ngira ngo murabyiyumvira uburyo amagambo y'urwango n'ibikorwa byo guhiga, gucunaguza ndetse no guhohotera hakubiyemo no kwica abavuga ururimi rw'ikinyarwanda bimaze gufata indi ntera. Ngira ngo muri kubibona ku mashusho uburyo bimeze hariya muri Kongo, aho bikomeje gukaza umurego. Ni nyuma yaho M23 ndetse na FRDC byuburaga imirwano, ibintu bikaza kuba bibi cyane kurushaho, kugeza ubwo Igoma abigaragambya batangiye kujya no mu maduka y'abanyarwanda barayasahura, barasa amasasu, baca ingufuri z'amaduka, abantu barahunga. Ngira ngo mwarabibonye ko ibintu bimeze nabi cyane. Rero ntabwo ari Igoma gusa bimeze gutya, kubera ko ngira ngo muri kubibona ko ibintu byamaze kujya ku rwego rw'igihugu. Mwagiye mubona amatangazo yagiye ashyirwa hanze aturutse mu nzego z'ubuyobozi bwa kiriya gihugu cya Kongo, avuga ko bafite gufatira u Rwanda ibihano bikomeye, harimo gucana umubano, ibintu byinshi cyane. So rero ku murongo wa telefone turi kumwe n'umumama, ni umubyeyi uri i Kinshasa live, agiye kutubwira gato uko byifashe. Ngira ngo ibyo mwibaza uburyo bimeze, situation ihari, uburyo impamvu bibiri gukorwa, ibi byose nibyo tugiye kugarukaho mu kiganiro tugiye kuba tugirana. Hello. Yes. Uratwumva neza? Ndikumva neza. Lozi, amakuru? Neza. Bwakeye bute aho muherereye? Umva hano nyine bwakeye neza, usibye nyine biriya bibazo nyine abakongomani nyine ibintu bari gukorera abanyarwanda. Kubibona se? Yes. Reka rero twakire twagira ngo tugire n'ikiganiro gitoya, kubera ko nkuko twabikubwiye twari twabikumenyeshejeho tuko twifuza ko utubwira situation, wenda kugira ngo binorohere abantu, nuko ndikumva uri ahantu bashobora kuba bari guhonda, sinzi niba ari amasasu bari kubarasa ariko kugira byenda byorohera abantu biraza kuba byiza utangiye wenda wivuga ahantu uri, cyangwa se wenda uburyo uri bwivugwemo, sinzi niba bitanga umutekano wawe, utubwire n'impamvu wenda uriyo, n'uburyo situation imeze aho ngaho by'umwihariko ku banyarwanda. Nitwa Rosine, ndi Kinshasa.
muri komine yitwa Ngariyema. Ngariyema nyine harimo amakaritsiye menshi ariko ngewe muri karitsiye bita Mofreri. Niho ndi kuba muri aka kanya nyine, niho nabaye nimukiye, nahinduye nyine aho nabaga. Mbere nabaga muri komine bita Kasavubu, nza kuhimuka ari nijoro cyane, saa saba z'ijoro, kubera nyine umutekano. Aho nabaga bari bazi ko nyine ndi umunyarwanda, ndahimuka njya kuba aho ngaho Mofreri. Naje hano Kinshasa nje gusura. Bafunze indege kuwa gatandatu, itike yo kuwa gatatu Rwandair. Nari mfite itike ku itariki ya mbere, bafunga kuwa gatandatu. Pole sana. Wenda uraza kwihangana uduhe kopi yayo turebe wenda niba ntacyo bitwaye, ariko se mbere yuko tujya ku kijyanye no kuba wagomba kuza i Kigali, ubundi byagenze gute? Ni ibintu byaje gute? Bimeze gute ku buryo uvuga uti nimutse saa saba z'ijoro? Sa nk'udubwira situwasiyo abanyarwanda barimo, kuko turi kubona n'amavideo menshi acara ku mbuga nkoranyambaga, abantu bamwe bakavuga bati ushobora no gusanga atari byo. Wowe uri aho ngaho ni wowe ufite amakuru neza. Ngewe nabimenye kuwa gatandatu bafunze Rwandair, barambwiye ngo bafunze Rwandair, nanga kubyemera kuko nari nishyizemo nyine ko ngiye gutaha. Naje inaha kuwa gatatu, nari nishyizemo nyine ko ndi butahe, niteguye nyine mbona bafunze. Nava ese habaye ikihe kibazo? Ubwo nyine niko kubaza kuri Rwandair, barambwira ati nibyo nyine bafunze. Mbanza kugira ngo ndavuga ati ibi bintu ntabwo biri bukare, nyine biraza kuza gushira. Bigeze kuwa mbere mbona itangazo ko inaha Kinshasa bafata komine enye, kuva ahantu bita Bon Marché barazenguruka bagera kuri ambasade y'u Rwanda iba Ngombe, muri komine ya Ngombe mu mujyi nyine. Bari kwigaragambya nyine, mbona bagiye kuri gare centrale bari gutwika amadarapo y'u Rwanda. Ubwo icyo gihe abantu duturanye bari kumbwira ati ntuze gusohoka, kubera ko ntabwo uvuga iringara ushobora gusohoka bikakubera ikibazo. Nyine nkajya mbona utuvideo abantu bazi ko ndi umunyarwanda, kubera ko nkoresha WhatsApp y'inyarwanda bakabinyoherereza. Nangira kugira ubwoba nyine, numva ni ibisanzwe. Ahantu nabaga muri apartment, nari nishyuye nyine amafaranga nzi ko nzavamo kuwa gatatu. Nari kugera kuri airport saa sita z'amanywa. Ubwo bigeze kuwa kabiri nijoro, umuseriveri arampamagara, arambwira ati Ruzi imuka. Umuseriveri wo muri resitora arampamagara, arambwira ati ukoresha uko ushoboye uva aho hantu. Ndabinigirije. Kuwa gatatu nzi ko ndi bwishyure nkakomeza nkahaba. Mpamagarwa n'undi muntu ukora mu gikoni, arambwira ati koresha uko ushoboye. Ari nijoro, yampamagaye saa tatu z'inani, saa yine z'i Kigali z'ijoro. Arambwira ati koresha uko ushoboye urare wimutse, ati nutanimuka uhave mu gitondo. Ngiye nari nturanye nyine n'abantu bakora muri guverinoma, nyine nk'umuturanyi wanjye yari honorable, yari umudepite. Abimbwira gutyo. Bigeze nijoro ninjiye ntashye, yamamagaye ndi ahandi hantu. Ntashye sekirite arambwira ati reka nkugire inama, imuka uva aha hantu. Nkajya mbabaza impamvu ntibabimbwire. Ndabyibuka navuye saa saba z'ijoro njya kurara ku mushuti wanjye mu muhanda, ndimo ndashaka, umva nabuze na taxi n'ibikapu, mfite amavarisi 2, mava saa saba z'ijoro. Ndagenda, ubwo nyine ngiye ndabanza ndatuza, nibwo nagiye gushaka nyine apartment ndimuka. None se kuki wagiye saa saba z'ijoro? Abo bantu bakubwiye ko ushobora kuharara ukaba ushobora no kuhagirira ikibazo gikomeye uramutse uharaye? Niko bari kumbwira ati imuka hano ushobora kuhagirira ikibazo. Na Gerard nawe twari twumvikanye ko ngomba kumwishyura n'amafaranga, nkaba nuje nyine nkabanza nkabindira bigatuza nkabona gutaha. Na Gerard arambwira ati nta mafaranga yawe nafata, genda rwose, uri umunyarwanda, utazahurira na hano ikibazo, kubera ko nk'abapolisi baje kugushaka ntabwo nabatangira, ntabwo ndi hejuru y'amategeko. Umva mava gutyo saa saba z'ijoro nyine ndagenda. Ubwo uragiye rero, wenda ugize icyo kibazo, ariko wenda uratubwiye uti nimutse. Aho wimukiyeho ni uwuhe mutekano uhari? Kuki ariho wahisemo? Ese ubundi ubwo igisubizo ni ikihe niba indege zarahagaze? Murakomeza mugume muri ubwo buzima?
hari ikindi cyizere ese ambasade hari ikintu wenda iri kubafasha bimeze bite muri iyo situwasiyo y'abanyarwanda muri aho ngaho? aha nimukiye kugira mpimukire bagenzi banjye barambwira ati rero urabizi uri umunyarwanda ahantu hose uri bujye barakwaka ibyangombwa kugira bakwandike. Arambwira ati wowe ikintu tugomba gukora ugomba gushaka ibyangombwa by'inaha ukagura carte d'électeur ni nk'irangamuntu y'inaha nyine nanga amadolari 40 bampa ikarita nyine bankorera ikarita y'imimbano kugira ngo ninjya ngenda njye nerekana ko ndi n'umukongomani nyine babibone ko ndi umukongomani. Ubwo niyo karita nyine natanze nimukira aho hantu nta muntu n'umwe uzi ko ndi umunyarwanda umva nyine no kuvuga nta muntu ushobora kumpamagara nyine uvuga ikinyarwanda ngo mwitabe ndi mu nzira sinshobora nyine nta kintu na kimwe nshobora kukagaragaza cyerekana nyine ko ndi umunyarwanda. Sohoka mu rugo ngiye guhaha gusa nyine nkahaha nkasubira mu rugo. Naho Rwandair navuganye na Rwandair bambwira ko bagomba kumpindurira itike bari gutanga amatike yo muri Kenya Airways ariko umukozi wa Rwandair yambwiye ati ba witonze ushobora no nka buno uneze nk'umutaximene akamenya ko ndi umunyarwanda bantangira mu nzira ndaje nkwereka ibintu bari gukorera abanyarwanda bantangira mu nzira bakaba bakubita cyangwa bakanyica kubera ko hano bari gufata abanyarwanda bakabica yesterday ejo bishe umunyarwanda inaha Kinshasa yego bari kugufata mu nzira bakagutera amabuye mpaka bakwishe cyangwa bakagukubita kubera ko na guverinoma yavuze ati ahantu hose muri ubu n'umunyarwanda mumenye ko ari izo mbuga zacu nizo mbuga zacu niko bavuze ahantu hose muri ubu n'umunyarwanda mumenye ko ari izo mbuga zacu. None rero wenda sinzi niba ubifiteho amakuru ariko twinjiyemo ndani ubundi nkawe urumva uri kuri tere uri muri iyo situwasiyo bari kukubwira ko ibyo bintu biri guterwa n'iki ni ikihe kintu kirimo kibyihishe inyuma kugeza muri Kinshasa ni ibintu bidasanzwe kandi bimeze ukundi kuntu. Ubundi hano hari kuba imyigaragambyo nyine birukana bari kwamagana perezida wacu Kagame ari kohereza abantu niba uri guteza intambara muri Kongo Kagame niba uri kwica abantu natwe reka twica abantu be n'ibintu nk'ibyo nuko nyine nanjye ndi kubyumva kubera ko nk'ejo nabonye itangazo rya UN iri kubaza abakongomani ati muri gushingira kuki mushinje nyine u Rwanda ibintu nka biriya. Hari icyo batangaje se wenda bavuga bati ni iki dushingiraho bavuga ko ari iki gituma nyine wenda bishyira mu Rwanda by'umwihariko ku buryo n'abanyarwanda bari aho ngaho bari muri iyo situwasiyo sinzi niba abandi banyamahanga niba bavuga wenda ngo abagande wenda bo bari gufatwa gutyo cyangwa ari umwihariko w'abanyarwanda bimeze biti? ntacyo batangaje ariko n'ubundi busanzwe kuko nyine ntabwo ari ubwa mbere nje Kinshasa n'ubusanzwe mbere ntabwo abakongomani bakunda abanyarwanda cyane cyane n'aha Kinshasa ntabwo babakunda nk'ubwa mbere nyine nza hano umwaka ushize nabwiye umuntu ngo ndi umunyarwanda barambwira ati ntuzongere kuvuga ibyo bintu. Ikibazo rero kuki byatutumbye muri kino gihe hari abari kubihuza wenda n'inama igiye kuba mu Rwanda amakuru ari aho ngaho hari aho bihuriye cyangwa ni ibindi bintu wenda byahuriranye ku makuru mufite aho ngaho mwebwe muri aho ngaho bimeze bite? Ni ibintu byahuriranye kuko ntabwo ndabona nyine ntabwo banze batabizi neza ko mu Rwanda hari inama kubera ko babizi neza baza guteza akavuyo ariko nyine abakongomani batinya abanyarwanda ntibabiyoberwa kuko n'inama mpuzamahanga ibyo byose barayizi. Sindi kubona bari kubivugaho cyane nyine ikintu bishingikirije nabonye bavuga ngo Uburusiya buzabafasha nyine ikintu bashaka nyine ni ukurwana n'abanyarwanda barashaka intambara gusa. ko ari hatari. Ubwo se mwebwe rero nk'abanyarwanda muri aho ngaho muvuga muti turi muri kondisiyo zidusaba kwihinduranya, ubwo deja wamaze kuba umukongoreze ubu n'iringa ruri kuryiga. Ndi kuryiga akabigasikwa nk'akeza kabisa. Ariko ndakubwiye ngo twagiye tubona amavideo rero menshi cyane, amavideo bamwe bari kuvuga bati muri Kongo hashobora kuba igisa nka jenoside, ariko se ko wumva nyine bari kureba ku banyarwanda bimeze, ni situation imeze gute? Ko twumvise hano Igoma ho hafi harimo birimo iby'amoko ndetse
aho muri Kinshasa ho ni umunyarwanda wese babonye cyangwa n'ibyo babishingiraho by'amoko bimeze bite? umva ubundi hano haba amoko kubera ko umuntu ashobora kukubaza ati uri umukongomani wa hehe ukamubwira nyine hano haba amoko ariko nyine umva n'umuntu bari kubona wenda nk'umukongomani bari kubona asa neza nyine kwa kundi umuntu aba afite nk'isura nziza bahita bavuga ati ni umunyarwanda nawe bakamwica bamuziza ngo ni umunyarwanda kandi atari n'umunyarwanda bakamwica nyine gutyo gusa. Nk'ejo ari video nabonye y'umugabo nyine w'umunyarwanda nyine ntabwo ari nta Kinshasa i Lubumbashi bamukase igitsina bamugana ko ari umunyarwanda man ndavuga nk'abo bantu bari gukora ibi bintu kuko umva ndakubwiye ngo nanjye babimenye ko ndi umunyarwanda ubanze nanarara ndiho kandi ikindi nta nubwo nshobora gusohoka mu gihugu nshobora kujya Brazzaville ariko nkeneye visa nyine yuko bagomba kunera muri pasiporo yuko ngomba gusohoka kubera ko mfite nyine yo kwinjira ariko ntabwo mfite kashe yo gusohoka. Njye nayo nihaye ukwezi nyine ndavuga ati reka ndebe wenda nyuma y'ukwezi bizashira nahe subire nyine ikintu bashaka bari kuvuga ati abanyarwanda birukanke bahunge bamenye ko Kongo atari igihugu cyo nyine kwinjiramo gutyo. So niki bashinja rero abanyarwanda kuki bavuga ko abanyarwanda bagomba kuva mu gihugu cyabo igihugu kirimo abimukira barenze ab'ibihugu bitandukanye ariko bagashingira ku banyarwanda cyane cyane niki gituma bishyiramo abanyarwanda? Nyine ntago babakunda ubundi imbere bajyaga bavuga ko abanyarwanda bazi nta kubibira nyine ubukungu nkabona imyigaragambyo iri kuba bari kuvuga ati abanyarwanda muri abakene mwaje hano gushaka amafaranga u Rwanda rurakennye muri abakene nta bwenge bugira Imana yabimye amafaranga kubera ko izi ko mugira umutima mubi nyine ibintu nk'ibyo ariko urebye nta kintu n'ukuri bafite bari gushingiraho nyine usibye biriya bya M23 bari kuvuga kandi nabwo nta kimenyetso gihari bavuga ati iki ni ikimenyetso turi gushinja u Rwanda n'iri kubafasha bako nk'ejo nabonye nyine itangazo M23 riri gusaba leta yuko baganira ariko leta y'intara byanze. So Rozi rero tukugwanirije n'ubundi nk'umuntu uri muri situation wenda idasanzwe ntabwo nsanzwe nkuganiriza mu buryo bw'amakuru turaziranye ariko ndagushimiye kuba wemeye kutubwira uko byifasha aho hantu reka tuvuge tuti Imana niyo nkuru kandi niyo iri bukurinde. Ntekereza ko sinzi niba hari uburyo wenda muri kwihuza nk'abanyarwanda mukagira communication ishobora kuzabafasha wenda mu gihe byaba biri ngombwa ko mubonye ubutabazi bwihuse. Sinzi niba nk'iyo condition muri kuyitekerezaho cyangwa se wenda ari uburyo bwo kwiyaranja kwimenya umwe wenda ugakora ayo manyanga ugahingukira muri Angora ukazagaruka sinzi ubwo kuzongera kwisanga i Kigali. Nanjye ndategereje nyine ngo ndebe mbonye nyine byakomeje kuba bibi nyine nakambukira kuri iyo karita nkajya Brazzaville ariko sinzi na Brazzaville bakemera ko nafata indege nkataha nyine nafite visa insohora nyine muri Congo Kinshasa ntabwo mbizi kandi nshobora no kujya kuri airport ubungubu abakongomani bararakaye nshobora kujya kuri airport ugasanga nanjye ubungubu hasohotse itangazo bari kuvuga ngo umunyarwanda mujye mumubona ndaje nkohereze ayo ma audio nyine n'amatangazo ari gusohoka waduha n'amakopi niba ugiye uyafite ndaje nyagwa bavuze umunyarwanda nimujye mumubona mumujye mumutwikira mu ipine babonye umunyarwanda umwe batwikiye mu ipine byasohotse ejo ngira ngo nanjye ako kavideo ndagafite abantu benshi bari bambwira bati ntabwo ari byo ati uretse ni nk'umunsi nzajya guhaha ndi kujya nko muri supermarket umva nka kwa kuntu nyine ari ukuntu inaha winjira muri supermarket bategereje nk'imigati umva ikiganiro ni Kagame ndi kugeramo nyine nkatitira nyine umunyarwanda nyine ari ukuntu abanyarwanda nyine duvuga igifaransa ugashyiramo R bo ntabwo nyine bavuga ino R dukoresha umunyarwanda yavuze igifaransa nyine baramwumva bitewe na R nyine abanyarwanda bakoresha umva ndi kujya muri supermarket no kuvuga bikananira nkavuga ati nshobora kuvuga nkavuga nabi bakahita bumva ya eri y'abanyarwanda nyine gasanga bibaye ikibazo
kubera ko hano bavuga indimi, bavuga igifaransa, bavuga n'iringara, ntabwo inaha bavuga igiswahili wapi. ni ugusengera nyine abanyarwanda bari muri Kongo, nyine Imana ikabafasha nyine bagataha, umva nta kindi kintu. wenda kugira ngo nze no kureka kugira ngo wamugani ntagushyira muri situwasiyo yo kuvuga ikinyarwanda umwanya muremure nk'uko wabimbwiye, watubwira gato, wenda wari uvuze uti bari kubatwika, batanze itangazo rivuga ngo wenda babatwike mu mapine, sa nk'utubwira ibikorwa by'urugomo biri gukorerwa abanyarwanda ku mugaragaro, uko twagiye tubona amavideo, abantu bari kwanima, abantu bavuga ibintu wumva bimeze nk'aho rwose hari abari kuvuga bati ya muvoma y'interahamwe yongeye kuzukira muri Kongo. So umwuka w'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi biri kubera ku banyarwanda bari aho ngaho muri Kongo. Abanyarwanda bari kubona inaha, niba uri kugenda mu nzira umuntu akavuga ati, cyangwa umuntu nyine mutumvikana akahita akugambana akavuga ati uriya ni umunyarwanda, bari kugutera amabuye bakagukubita mpaka upfuye. Niba bamenye ko ari nk'imodoka ikujyanye, wenda nk'abantu babaga kuri apartment bari kwimuka cyangwa bari kujya kwihisha, umuntu akahita avuga ati iriya modoka igiyemo umunyarwanda, bari kuyitangira, ugasohoka nyiri imodoka yakanga gufungura cyangwa gusohore, bakayibomora bakagufata nyine bakagukubita paka bakakwica. Nyine ubwo ngo n'uri gupfa neza bari kumukubita paka bakamwica. Cyangwa se babona umunyarwanda, kubera ko bigitangira hahise hasohoka itangazo aravuga ati umunyarwanda mujye mumubona, mujye mumurasa, ni umwanzi w'igihugu. Nyine ubwo nyine nuko biri kugenda, bari gukubita abantu, bakabatera amabuye nk'ibyo. So Rozi, reka mubwire nti ndaje nkwereke nk'ama message y'abantu twaganiraga neza, bari kunyandikira, umuntu akanyandikira message twari inshuti, akanyandikira I promise you nzakwica, nta kintu twapfaga, akambwira ati ndaguse. Nk'ejo bundi nashyize akavido ka perezida ari kuvuga nyine Mana nakiriye message, abana ari kumbwira ati turagusezeranya ko tuzakwica, ati turabizi kuri maneko waje kuneka korera leta, tuzakwica. Abantu twari inshuti twasekaga bari kunyandikira ngo bazanyica. Ari nk'umuntu w'umusirikare twari tuziranye nawe, ejo bundi yanyandikiye message arambwira ati vuba cyane, ati nzakugeraho, ati aho wagiye kwisha hose vuba cyane nzakugeraho. Umva nyine n'ugusenga nta kindi kintu umuntu yakora. Ukarindira, ukicara ukarindira, umva nta kindi, kubera ko nyine umva nyine hano nta mutekano hari, abe na buke. Mubyeyi, reka rero nkubwire nti umuhungu wawe niyumva ibi bintu, umva ndi kumutekereza buri gihe. Umva hano hari akavuye ku buryo bari no kuvuga ngo n'umugore wa perezida ni umunyarwanda, ngo nawe bazamurasa. Nyine babona umuntu umva usa wenda nk'abanyarwanda aho gato bakahita nyine umva. Ndaje nk'aho amavideo urebe, nk'ejo hari umunyamakuru wavuze ku itangazamakuru, nyine muri Kongo haba ubwoko, haba abakasayi, haba abandande, haba abaruba, nyine haba abantu benshi, nyine buri mukongomani buri umaje ngo ni umukongomani akubwira n'ubwoko bwe. Ubwo ari Igoma nyine urenze uri kujya nyine hari za Masisi, hari na Rucuro nyine. Abantu rero babo Rucuro ni abakongomani nyine bita abahutu, nyine ni ubwoko bwabo nyine, ariko nabo umva babwihakanye, bavuze ati mu bwoko Kongo igira nta bakongomani tugira nyine bitwa abahutu, kandi nyine bari basanzwe bahaba. Umva ku buryo nabo babwiye igisirikare cy'inaha ati nimugera Rucuro, abanyarwanda bose bari Rucuro bose muzabica. So none ko dufite imibare igaragaza ko abanyarwanda ni benshi cyane muri Kongo, by'umwihariko mu gice cy'uburasirazuba cyangwa uburengerazuba bw'u Rwanda cyangwa uburasirazuba bwa Kongo, i Bukavu, i Goma, naho hose ruguru uzamutse ushyiraza mu bice byerekeza za Uganda. Ubwo ni ukuvuga ngo Kongo irifuza ko abo bantu bose bapfa. Irifuza ko abantu bose bapfa, kubera ko nk'ubucuruzi bw'abanyarwanda bwarahagaritswe, bari kubomora amazu bakinjira nyine bagatwara ibintu byabo. Ari groupe banshyizemo nyine y'abantu b'abanyarwanda nyine bari muri Kongo nyine, ariko abenshi bari Lubumbashi,
abandi bari i Goma, abandi bari n'i Bukavu. nka buno ngewe nahanze abakobwa 5 bari inaha muri Kinshasa. nyine nabo umva buno niho bagiye no kubakorera mu mujyi ahantu bita Matadi. umva ni nko kuva i Kigali nyine ujya kuba Cyangugu, nyine niho babaye bagiye kuba. kubera ko n'ubundi ari igihe rego umuntu acikwa, ntabwo wakicara ngo umva nk'iyo nambaye ekuteri ndi kumva indirimbo nshiduka naririmbye, ari byo umuntu acika akibagirwa. birumvikana ururimi gakondo, ubunyarwanda ntabwo umuntu ajya butakaza, ariko reka twizere ko nyine wenda hamwe n'Imana ndetse n'igihugu n'ababishinzwe ibyo ari byose hari ubutabazi bw'ibanze abanyarwanda bazahabwa mu gihe runaka. byashoboka kubera ko ambasade na ambasade ikiri ikiri Kinshasa. ambasade y'abanyarwanda isigaye iri Brazzaville. so ni ukuvuga ngo Kinshasa nta ambasade ihari? ntayo ihari. ambasaderi byabaye kuwa gatandatu, kuwa mbere ambasaderi bari bamwirukanye. nibwo byari byatangiye kuwa gatandatu. ukuvuga ngo abantu bari muri uwo mujyi n'ahandi hantu muri Kongo ntaho guhungira. ubwo numvaga ambasade wenda aribwo buhungiro bwa nyuma. umva iyo bayirukanye rugikubita nicyo kintu bahereyeho. so ni ibyo ngibyo rero. ubwo wenda ku tuvidewo duke uri budusangize baragenda batubona banumva iki kiganiro abakurikiye Jaras Official TV. twebwe ahanini twagira ngo twumve umwuka uhari ndetse n'uko abanyarwanda bameze ndetse n'ikiri gutera abakongomani, by'umwihariko mwebwe muri aho ngaho ko muri kubyumva ikiri gutuma bagira iyi esprit cyangwa se iki kintu cyabajemo tubona gisa nk'igitunguranye, kuko ubona cyagiye no mu baturage. sinzi impamvu ari ikintu kitari gukorwa n'abasirikare gusa, cyabaye ikintu cy'abaturage bakacyinjiramo. n'ubusanzwe ubundi uzaza ahantu bajya muri Kongo, n'ubusanzwe mbere y'ibi ngibi, n'ubusanzwe mu buzima bwabo ntabwo abakongomani bakunda abanyarwanda. n'ubusanzwe ntabwo babakunda. muri make borosoye wabyukaga. boroshye wabyukaga n'ubusanzwe. njye bwa mbere nkikiza muri Kinshasa nabwiye umuntu ko ndi umunyarwanda, arumirwa arambwira ati n'undi munsi ntuzongere kubivuga. ubundi nongera gutega taxi mvuga ikinyarwanda, nungurwa nuko umutaximana ari umunyarwanda. aratubwira, twari turi abakobwa 3 turi muri taxi nyine, aratubwira ati ni gute mutinyuka mukavuga ikinyarwanda muri Kinshasa kandi nyine ibingibi bitaranateganya. atubwira gutya, atubwira ati ni gute. nanone undi muntu ambaza ikintu mwiringara muri supermarché, navuga ntago nziringara. arambwira ngo uvuga ikihe kirimi, ndamubwira. leta ambwira ngo uri umukinanga ndi umunyarwanda. ndawansubiza mu kinyarwanda, arambwira ati ntabwo bigira uratinyuka muri Kinshasa ukavuga ko uri umunyarwanda kandi byari kera. nyine n'ubusanzwe ntago babakunda. ndabyibuka ari nk'igihe 2020 nari ndi kumwe n'umushiti wanjye turi i Goma, noneho twari twambaye amakabutura tujya guhaha. umva badutera amabuye, baravuga ati bariya ni abanyarwanda, ati baje ntabwo twibira abagabo. umva nyine n'ubusanzwe ntabwo abakongomani bakundaga abanyarwanda habe na gato. none ubu babonye nyine urwitwazo, ntabwo bakundaga abanyarwanda habe na gato. so Rozi, reka ngushimire rero, wakoze kwemera kutuganiriza nka Jaras Official TV. by'umwihariko ubwo ndagusengera nyine nk'umuntu tuziranye, nk'inshuti yanjye n'umuhungu wawe, ubwo wenda arakumviraho, ariko ibyo byose ntekereza ko hari uburyo muba mukominika mu rugo. so rero reka tugushimire, urakoze kuduha ishusho n'umwuka uri aho Kinshasa, by'umwihariko ku banyarwanda n'abanyarwandakazi bahari cyangwa se bahatuye cyangwa se bahatembereye. ubwo ibisigaye wenda twebwe ntabwo tubifite mu bubasha, ariko umwuka turawutanze, kandi nabyo ni byiza kuba abantu bamenya amakuru y'ibiri kubera kuri bagenzi babo. murakoze.